bakunzi ba Sedo TV show mbanje kubifuriza amahoro y'Imana nkuko bisanzwe n'ahandi hantu wakura inkuru za nyazo kandi zizewe ku gihe uretse kuri Sedo TV show ndi wa muhungu wanyu Sedo nkuko bisanzwe tugenda dutembera tureba inkuru ziri kuvugwa kandi zizewe twaje gusanga umukinyikazi wa filime benshi bazwi Ketchup muri filime cyane bamenya series aho yaje kugaragara kuri imihanda ya YouTube agaragara avuga ati nanjye ngiye gufunga YouTube channel benshi barabinsabye nkagira ubwoba nkitinya ataho naje kwibaruka impanga eshatu nkagendara ntasinziriye kubera abana nkarara ku YouTube ndeba ibiganiro ndeba n'ibintu bitandukanye nageze aho ndatinyuka ubwo yasafunga YouTube channel ari kuvuga yuko bamwe bajya mwandikira bakamubwira na content yajya akoraho ariko nk'ubu aha turi kureba kino kiganiro we yavuze yuko ashaka gutangira gukora ikiganiro ku cy'umuntu ari yamubajije cyuko mbere yuko ajya gushaka yigize kunanuka mubaza ibanga y'abarakoresheje ngira ibintu nk'igihumbi ndavuga ndapfuye tugezemo hagati urumva abo bantu bahamenyereye kumbe bo babaga bafite nk'amabombo bagenda barya noneho ba mabombo ndayirya nizo siporo zaho hantu ndazamuka ubwo maze kurya bombo nyine yaramfashije nagarura agasukari ndazamuka ngeze imbere gatoya numva yabomba iri kumbangamira iri nko kumbuza kugenda bombo numva n'imyenda nari nambaye nayikuramo hari wenda ninyikuramo biramfasha mbashe kugera iyonge kuko gusubira inyuma ntibishoboka hameze gutya bombo ndayireka ndakomeza turagiye tugeze ahantu mo hagati noneho numva ndabyanze numva nshaka gusubira inyuma numva nshaka kurira numva nshaka kwicara ndavuga aha hantu nahazaga nshaka numva nahamagara nkabwira nk'umwana wanjye numvaga nyine umujinya wandenze ko ny'abantu ari ndi inyuma n'abagabo bafite imbaraga ni njyewe mukobwa ruri aho ngaho mbona undi mukobwa aciyeho nareba ukuntu yumye nyine umubiri we wanyweye siporo ndavuga ibingibi aha hantu ntabwo njye ndi buhashobore neza wajya ni wowe mwihanganira uwo muntu nari numye nako uwo mukobwa yari yumye ubona koko umubiri umenyereye siporo ndavuga uko biri kose nta muntu umeze nkanyuza hano hantu turazamuka ako kantu ndakarenga tugeze hejuru mufite arambwira ati ahubwo wowe urakomeye kuko ubundi hari abandi batagera hano wowe wari ugeze komerezaho ndazamuka urumva iyo umuntu akubwiye gutyo uba wumva ari ibintu birenze uba wumva nyine aguteye courage turazamuka ubwo abantu buri muntu wese umbonye Ketchup wananiwe kuzamuka numva isoni none ndavuga ko reka nishyiremo akabaraga ndazamuka aho hantu ndaharenga noneho tugira hatambika uzi ko nageze ahantu hatambika nkagira ngo nibwo birangiye ahubwo nibwo bitangiye urumva ugeze ahantu hatambika warushye nta mbaraga abasirikare urumva mu mubiri bari bashize ndazamuka kubw'amahirwe ndaharangiza ubwo rero naba nako gashyamba karaterera ariko ni kagufi hiyongereho umuhanda abantu baza ahantu haba agahoteli kitwa gutera ngo Kanyinya utunguka munsi yaho ahantu hirya ahantu haba abasirikare hirya kabisa noneho uturuka hirya y'iyo hoteli ukaza mpaka ukaza kugera muri kaburimbo waza ukamanuka ni ibirometero 6 niba nibeshye ni 6 ibaze kumanuka ibyo birometero hari nk'ibindi 2 wagenze mu ishyamba ariko aho ngaho kumanuka wagira ngo ntago ari njye ari warushye namanutse nihuta ndavuga amana sinjye ndibone tugeze ku modoka nkaruhuka yewe sinzongera kugaruka ahantu nari naharakariye kandi inyungu ni njyewe cyakora ikintu cya mbere nabonye umuntu akora inyungu arize ku giti cye ni siporo nakoze twaramanutse nyine ubwo tugera ku modoka abandi ngo bajya ngo kwigurura ngo ibiki ngiye nashakaga kwicara amaguru ari kundya numva atarayanjye ngira abantu turi kumwe ati rero nge ningaruka iki muzakibonaho ariko murebe ukuntu umuntu yivugisha ibintu nibibe Imana yarabindinze kuko twahise dupanga ukuntu tuzajya tujyayo 4 mu cyumweru noneho ndavuga Mana yanjye nshaka kunanuka hari ahantu haragoranye kandi ubwo nari nahahuriyemo n'umumama wari uri kuvuga ngo haramufashije arananuka ndavuga ko reka niyemeze kuko hari ibindi bintu nari nafashe
ngo binanura ariko ntibyanamfasha sha bintwara amafaranga yanjye menshi uziko mbyibutse mba numva umujinya bintwara amafaranga yanjye menshi ariko menshi pe buriya njyewe n'ibihumbi 10 kuri njye aba ari menshi inshuti zanjye nikundira amafaranga murabizi nanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 ngura ibyo bintu bya regime ndabifata biranga noneho njya mu musozi turakora ndahamenyera noneho kuhazamuka nkajya numva nahaciye amazi mu kuntu ariko hakongera hakanyibutsa ko tutangana ntago hajya hamenyerwa n'abo bantu twajyanaga hari ubwo bagiraga aho ngaho bikanga harimo abantu benshi bakina umupira nabajyaga inyuma nkavuga abangaba baba bafite ibibaraga byinshi kandi ngomba gukoresha uko nshoboye nansige cyane kugira ngo kuko najyaga mura n'imbwa aho ngaho kandi natinyaga imbwa icyo gihe nkoresha uko nshoboye gutyo 4 mu cyumweru tukahagenda ndahamenyera noneho sasa hakajya abantu bababwira uzi ko uzaze nkujyana ahantu ketchup ajya busa ahantu ketchup ajya hakunanira ukatumva nk'umumama arivugishije gushanga ahantu ketchup ashobora ngo ngiye ngo nahagenda nk'inshuro 1000 mfite umushuti wanjye yitwa Nema akambona ngiye arambwira ati wowe reba ukuntu umubiri wawe umeze reba ukuntu umeze ngewe nzaza amazamuka umunota umwe atahubwo wenda urambabaje disi nzagusiga yabonaga nta mbaraga turagenda turazamuka tugezemo hagati uwo munsi twari twagiye turi kumwe n'abamenya turi kumwe na n'undi mushuti wanjye twanusura n'uwo Nema n'abo bandi bakina umupira turazamuka tugezemo hagati ba bantu bose bacaga amazi ubwo na boss wanjye bamenya wihangane nawe ari mu bantu baciye amazi ariko ari mu bantu basigaye nawe inyuma na Najima yo nyine narazamukaga nkava nka hano nkagera nka hariya hari inzira irangirira hakaba harimo intera hano hagati Ramazana bamenye nyine akajya mbaza nose keca tugiye ahantu nago turagerayo nkamubwira ni hafi tukazamuka noneho bigeze aho ngaho abaseriye mbwira turimo turajya he ngewe nshaka kumenya nimba ari kure nisubirira inyuma ndambwira ahantu urana wasubira inyuma cyangwa wago ariko ubwo hagati aho harimo abantu bari basigaye sindi buvuga amazina yabo nababwira nose ko turi kumwe ariko harimo abantu bari basubiye inyuma twe turasoza agasozi cyakora bamenya arimo Manpower na Nema na Nusura n'abandi turazamuka turagasoza turanazenguruka ya kaburimbo tugeze hasi urumva hari undi muntu wari wasigaye abariho tumusanga inkweto zacitse amasogisi kuko yasubiye inyuma none agenda yisunika noneho mpagarara ahantu ndavuga ariko nikomanga mu gatoza ndavuga niri uri intwari nukuri narahazamutse boss wanjye uwo munsi tugenda namwifatiye reka tuzasubireyo ku kindi cyumweru kuko akenshi ubwo twagendaga n'abandi bantu ku cyumweru uretse iyo minsi yacu tuzasubiraneyo nabamenya ngire ngo birabanga kwa kundi wapi yaransize ahubwo noneho akajya nkurura uwo munsi urumva yari yaje noneho yashyizemo imyuka noneho ngiye uwo munsi ntago nari naryamye ntago nyine nari naruhutse neza iryo joro mfite ukuntu ntasinziriye neza tujyayo n'ubundi bunebwe ntakime tugeze wallahi mu ishyamba nkajya ngenda ari imbere yanjye uko namusigaga yaranyanikiriye nka 2 umusozi nkajya nkukora kurya ari za regime zanjye kumwe nababwiye ubwo navaga no muri siporo n'ubundi nkafata amazi twagendaga kare ku buryo saa 2 naryaga bombo noneho saa 2 saa 3 twabaga twasoje siporo umuntu akagenda koga agakomeza izindi gahunda mva nkora izo siporo mana yanjye noneho nyuma ndumva narahakoze nk'ukwezi mpita mbona akazi njya mu ntara ariko nkomeza regime siporo ndazihagarika ariko n'ubundi ibiro birakomeza bivaho pe regime yanjye yarankoreye nk'abantu namwe muzafatire iyi regime nababwiye ukore siporo ntabwo ari ngombwa ngo uzakore nyinshi ngiye nk'izo nakoraga wajya nizo gupfa ushobora gukora marche ukamara nk'isaha uri kugenda
si ngombwa ngo ugende ahantu haterera n'ahatambika buri wakoze siporo nyinshi. Ako kantu wumva gatoya wakora mu isaha imwe wigendera biragufasha ngwiki ma okay, urumva biragufasha. Niyo yaba ari nk'iminota 30 tuba dufite inshingano nyinshi, hari igihe bidakunda kubona isaha ya siporo, ariko biragufasha. So rero ndabashimira n'ukuri kw'Imana, ngiye mfite ibyishimo byansaze, ndumva nasinze ibyishimo. Mana yanjye umva, Imana umva ndishimye n'ukuri kw'Imana. Ngiye hari igihe hari nk'uko nabivuze n'ubundi bwa mbere, hari igihe umuntu aba yumva ninkora bino bintu naga abantu bazandeba, ubundi soko kuba abantu barankunda, ariko ubu ngubu ndi umuhamya wo guhamya ko hari abantu bafite urukundo kuri Neri. Ndi umwana wakuze ntafite urukundo ruhagije, ntago nabonye urukundo ruhagije mu muryango, ariko ngiye nabuze mama wanjye ufite imyaka 7, urumva ntago nzi ngo hari ibintu byinshi ntazi ntanabonye. Rero numvaga abantu benshi nta rukundo bagira, ari indyarya, nk'abo nagiye mpura nabo, bibe no mu muryango. Hari abantu bambabaje, umva bambabaza nta kintu kimwe bitayeho. Nzababwira ukuntu byagenze, ariko barahari abo bantu bambabaje nyine, batuma nkura numva ko abantu bose ari abagome. Kandi nka 50% mu bantu bo muri famiye barambabaje. Abantu bo ku ruhande bambabaje mu buzima bwanjye, sha ni nk'umuntu umwe, nta nubwo nanabibuka, nta n'ikintu bambwiye. Ariko abo muri famiye, umuntu wese uzi ko yababaje Neri, icyiza nuko yazamusaba imbabazi. We ntago urimo, we ntago urimo. Ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwire, hari ukuntu simukadi yo mu mutwe ishyuha ugatinda, ariko naratinze, ariko nanone ni igihe cyiza. Mukomeze munshyigikire rero, ndashimira buri muntu wese wanyandikiye, haba kuri Instagram yanjye, haba hano kuri YouTube. Comment zose narazisomye, ndi kubategurira ibintu bimeze neza. Umva naje njyewe mama Triple, naje